tuguhaye ikaze mwene data udukurikiye muri uyu mwanya kuri Duhumurizanye TV. Niba utari wakora subscribe, ukaba utari wabasha kwinjira kugira ngo ubashe kujya ubona ubutumwa bwiza uko butambutse uko bugezeho, nagusaba kuyikora kuko ntacyo bitwaye, kuko ni inzira yo kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka umunsi ku wundi uko bishyizweho. Muri ubwo buryo rero tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mu ijambo ry'Imana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana ibumoso bwanjye arabibwira, ni umutumirwa wacu, Imana igumugisha. Nanjye muranzi nitwa Pastor Ndorimana Edouard, ndi umushumba shumbye itorero. Abakristo ndabasuhuje cyane ko dushobora gukurikirwa n'abatari abakristo n'abakristo. Ibyo ngibyo bibaho, ntawe turwanije. Ubutumwa bwiza iyo butari bwahindura umuntu, nta muntu wagira imbaraga zo guhindura ubundi. Muri ubwo buryo rero uriwe mu cyiciro cyawe tuguhaye ikaze. Imana igumugisha, nyemerere tubane muri uyu mwanya. Reka mbere yuko ngira ikindi nongeraho mbanze nakira umutumirwa wacu. Tuguhaye ikaze mushiki wacu. Wakivuga amazina yawe. Amen. Yesu ashimwe cyane abaduteza amatwi. Ndibaza ko ntakiri umushyitsi, tuba turi kumwe kenshi mu murimo w'Imana, tuganira ijambo ry'Imana, twungurana mu buryo bw'iyobokamana. Turabishimira Imana. Hari igihe nigeze kuba mvuga ngo Imana ishimwe yari izi ko ibi bihe bizaba, iterambere riza mbere y'uko ibihe biza, kuko ubundi twakabaye tubona uko tuganira n'itorero, tuganira n'abantu hirya no hino. Turi mu gihe cya covid, hatariho amateraniro, hatariho ibiterane. Rero turashimira Imana ko ubu buryo bwaje bwa online, abantu bakagira ama YouTube channels yo kuvuga ubuntu bw'Imana n'ijambo ry'Imana. Imana ibihimbarizwe kandi n'abakozi b'Imana babishyizemo imbaraga, iryo yerekwa bagashyiramo amafaranga, bagashyiramo imbaraga zabo. Imana ibaha umugisha kandi n'ukuri uko mukeneye gutabarwa guturuka ku Uwiteka ajya batabara, kubera ko hari byinshi mwakabaye mukoresha mu ngo zanyu ariko mukabikoresherezamo Imana. Ubundi guhagarara mu rusengero no ku gatuti ntabwo bihenze nko kugura kamera no kweditinga inyigisho no gushaka abagufata kamera, byose bisaba ni charges. Ariko kandi murimo kuzitanga mu gihe tutarimo no guterana ngo tunature, no gutanga ibya 10 byaragabanutse kubera ko akazi kagize gute kagabanutse. Kandi burya niyo akazi katagabanuka, guterana amateraniro bigira ikintu bikora, bigatuma n'umuntu yunguka gutanga, n'umutima wo gutanga ukagumaho. Rero iyo utarimo guterana n'ishyaka ryo gukorera Imana rigenda rigabanuka. Ariko twabonye abakozi b'Imana bo aribwo batanze ibyabo cyane mu gukorera Imana. Turashimira Imana rero yatanze ubwo buryo n'ubwo bushobozi. Imana ihimbazwe kandi ibaha umugisha. Navuze byinshi mbere yo kwivuga, ariko nuko biba bitangiye, ntago gukorera Imana bigira protocol. Hari igihe umwuka w'Imana azana ibindi bintu mbere y'ibyo bakubwiye kuvuga. Niba nishe protocol yanyu mumbabarire, nitwa Muzirankoni Scovia, ndo umudamu ndubatse, nkorera umurimo w'Imana ubusanzwe mu itorero rya Foursquare Gospel Church hano Kimironko, riyobowe n'umushumba dukunda Bishop Fidel Masengo. Imana ibaha umugisha rero. Nahangaho uyu munsi twakoreye. Imana iguha umugisha kunyakira, reka mvuge ngo no kunzamura no kunteza imbere mu byo gukorera. Amen. Urakoze cyane. Arakoze Scovia, Imana iguha umugisha. Dusanzwe tubana nk'uko abivuze mu buzima bwa buri munsi bwo kuvuga ubutumwa. Uyu munsi ni umugisha ukomeye kuba turi kumwe. Twongere twibuke, dukomeje buri muntu wese wagizweho n'ingaruka za jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yasize imfubyi, isiga abapfakazi, ikomeretsa benshi. Abandi bafite ibikomere byayo ku mubiri, kuko hari abantu bafite inguma zo gutemagurwa, hari n'abandi bafite aho bagiye bakubitwa bagakomereka, hari n'abandi bafite ibikomere mu buryo butagaragara ku mubiri ariko umutima warakomeretse. Turabakomeje muri iki gihe rero tuvuga ngo muhumure nti muri mwenyine. Icyatumye ahari Imana yemera kusigara ni ukugira ngo uzubake benshi, kandi ndabizi intambwe
aho igeze twiyubaka Scovia igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho intambwe igeze abanyarwanda twiyubaka kuva 1994 kugeza uyu munsi. U Rwanda tugeze heza, ubumwe n'ubwiyunge bwarabaye, abanyarwanda twariyunze ndetse kandi bikinakomeje. Muri ubwo buryo rero kuri uyu munsi twongeye gukomeza buri muntu wese, mboneraho gukomeza imiryango kuri uyu munsi ishobora kuba iri mu bihe byo kujya gushyira indabo ku mibiri yamaze gushyingurwa, ndetse n'abandi bari kugomeza gushakisha amakuru y'aho ababo baba baratawe. Muri ubwo buryo bwose turabakomeje. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire umutima wabarira ndetse no gukomeza kubana n'abandi bose neza. Imana ibagirire neza. Uyu munsi rero dufite ijambo turi buganireho. Amen. Ijambo turi buganireho ni ijambo rivuga ngo dufite umwenda. Amen. Ufite umwenda Scovia, ufite umwenda. Ufite umwenda, ndagira ngo uyu munsi uze kubimenya, ndagira ngo ufate umwanya wo kubitekerezaho kuko ufite umwenda. Uwo mwenda nanjye nawo gufite. Si umwenda ungirira ngo nanjye mbure kuba nk'ugufite. Ni umwenda dusangiye. Ni umwenda bita urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo ni umwenda dufite wo gukundana, umwenda dufite wo gukunda Imana, umwenda dufite wo gukunda abera. Uwo ni umwenda. Umunsi rero niryo jambo turi buvugeho, turaza gushingira ku cyanditswe kiboneka muri Yohana 3:16. Urahadusomera. Niturangiza dusenga Imana. Yohana 3:16 havuze ngo iki? Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Amen. Hano Bibiliya y'ijambo ry'Imana iravuze ngo Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese adapfa. Haleluya. Adapfa kandi burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ntiyatumye umwana wayo ku isi ngo acire iteka abo ku isi, ahubwo kwari ukugira ngo abakize. Amen. Ndagira ngo udusengere Imana dusobanura aya magambo. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, tuguciriye bugufi, uri Imana y'amahoro, turakubashye. Iki gitondo cyangwa uyu mugoroba cyangwa muri iki gicuku, aho umuntu wose aherereye Mwana, turakwingize ngo ijambo ryawe ryururuke, ijambo ryawe ribe igitsika, ijambo ryawe rikora imirimo, ijambo ryawe ryigishe, ijambo ryawe rihane, ijambo ryawe riteshe, rigira ubutware n'imbaraga zo guhindura ibyo ukeneye ko tuba byo muri iki gihe. Ndakwinginze ngo wururuke kuvugana n'imitima y'abera, n'imitima y'abantu bari hirya no hino, ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubahirizwa mu ijambo ryawe Mwami, ubahiriza ijambo ryawe Mwami w'aba. Tuguciriye bugufi ngo bitavuga Imana biceceke, amajwi yose n'impaka zose zikubitwe hasi, ikintu cyose kishiri hejuru kurwanya kumenya Imana gitsindwe. Mwami ibihome byose bitashyizweho nawe bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Turafata mbitekerezwa mu mitima, turabikugomorera ayo Uwiteka we. Turakwinginze ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ubwami bwawe buze, imikorere n'imitegekere yawe aba ari byo bitegeka hagati muri twe n'abaguteza amatwi. Icyubahiro ni cyawe, vuga kugira ngo twigishe, hanura kugira ngo duhane Mwami. Ese wavuze ninde utahanura? Mwami w'abami, wavuze ninde wakongera kuba ingumba y'amatwi? Duciye bugufi rero, haba ari twe. Icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Urakoze cyane Pastor Scovia, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turashaka kugira ngo tudefinise urukundo. Turadefinise urukundo uyu munsi. Urukundo ni iki? Kandi buryo urukundo rugira ibice. Urukundo buryo rugira ibice, habaye igice cyitwa urukundo rw'abana b'Imana, icyo twita agape cyangwa se agapeo. Hari n'urundi rukundo
nabyo byenda gusa n'ibyita urukundo, ariko urukundo rw'inyungu. Sizi ukuntu ndaza kubyita urwo rukundo narwo rubaho. Umuntu akabwira ati rero Scovia nubwo ngukunda ariko ishaka iki? Kugukunda kubw'impamvu. Urwo rukundo rushobora kurobanura abantu, rushobora guhitamwo abo rukunda abandi rwanga, abo rwemera n'abo rutemera. Urwo rukundo rubaho. Hakaba n'urundi rukundo naza kugereranya mu buryo urukundo rutuma ukunda mushiki wawe muvukana kwifuza kuryamana nawe. Narwo rwenda gusa n'urukundo ariko atari urukundo by'ukuri. Muri izo nkundo zose mvuze turavugamo rumwe. Turavuga urukundo rw'abana b'Imana cyangwa se urukundo rw'Imana. Nk'uko ijambo rivuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo. Yadukunze turi babi, turi abanyabyaha, idukunda tudakwiriye. Ntiyadukunze kuko twari beza, yewe Bibiliya iratubwira ngo ndetse twari babi, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ngiduhindurana abazima na Kristo. Uvuga ngo twahindutse bazima ku bwa Kristo. Muri ubwo buryo rero nagira ngo tuvuge kuri uru rukundo rwatumye Imana idukunda igatanga. Ariko nagira ngo tubanze tudefinise urukundo, uru rukundo ibirango byarwo urukundo niki cyagaragaza ko ruhari, kuko ni ikintu kidafatika, kitari materialistic, kiri aho ngaho kitari materiel cyangwa se kitari ikintu gifatika. Urukundo si ikintu, si mikoro, ntabwo ari aka gacupa k'amazi. Urukundo si kamera, urukundo si intebe. Urukundo ni ikintu kiba mu muntu ariko akaba ibirango, sinye igaragaza ko icyo kintu kiri mu muntu. Uraza kutubwira iki? Turaza kugenda twunganirana abadukurikiye muri uyu mwanya kugira ngo babashe gusobanukirwa urukundo rw'Imana muri twebwe n'umumaro rutumariye n'ibirango byabo. Imana igumugisha. Amen. Imana igumugisha cyane pastor. Nge urukundo naje gutekereza, ndavuga ngo urukundo ni ideni ryo kugira neza. Iyo ari n'umwenda wo kugira neza cyangwa ni ibanja ryo kugira neza cyangwa ni credit yo kugira neza. Okay, credit ndabyumva. Umwama habwa ibanja ni ryo deni, ni wo mwenda. Okay, urakoze cyane. Amen. Amen. Rero iyo mvuga ngo ni umwenda wo kugira neza, iyo tuvuga urukundo uko yavuze ngo hari intere iki, iyo tuvuga umwenda wo kugira neza no kuvuga ngo nta muntu uba warakugurije, nta n'umuntu uba ukwishyuza, ahubwo muri wowe hari ikintu cy'ukwishyuza kugira neza kandi ukakora iyo neza utazayishyurwa. Mwama habwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka wese. Uwizera umwana w'Imana w'ikinege atarimbuka. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo. Hari igihe iyo tuvuga urukundo cyangwa tuvuga gutanga, hari igihe abantu batekereza bavuga ngo ndatanga iki kintu, ndatanga iki, nsigarana iki. Ariko Imana yerekanye urukundo, irwerekana urukundo ari ukwisiga ubusa, urukundo ruzima, urukundo rw'iryo deni, uwo mwenda wo kugira neza ntirushingira kujya usigaranye, ahubwo rushingira ku mpamvu y'uwo ugiye kugirira neza. Urukundo rw'Imana ntirushingira ku byo umuntu ari busigarane mu bubiko, rushingira ku buremere bw'icyo ugiye gukora, ukagikora bimeze ari umutwaro wikiza, kandi iyo umaze gutura uwo mutwaro uraruhuka. Mwama habwa icyubahiro. Amen. Ariko turi mu gihe urukundo rushingiye ku biri busigare, nubwo nabyo ari byiza. Mwama habwa icyubahiro. Ariko kenshi na kenshi urwo si urukundo, ni ukugabanya, ni ugufasha. Ubufasha umuntu ashobora kubugusaba, ushobora no kubona hari ahantu hakenewe ubufasha. Mwama habwa icyubahiro. Ariko urukundo turubona, hari urukundo bita kwisiga ubusa, nirwo Imana yerekanye. Urukundo Aburahamu yisiga ubusa agatanga umwana we Isaka, Imana imubwiye ngo amuture. Tubona urukundo nanone rw'umuntu bita Yonatani, yise Sawuli yanga Dawidi, ariko Yonatani aritambika
ku rwego yari yiteguye gusiga ubuzima, gutakaza ubuzima bwe kandi yaranabutakaje kugira ngo Dawidi agira ate acungure. Turi mu gihe ushobora kugirira umuntu neza, yego, cyangwa ushobora gukora uko urimo kubwirwa no gutekereza, ababyumvise n'ababibonye bakabyita ubusazi. Ariko nanone abantu bajya badefinisa urukundo rw'abantu bagiye gukundana, bakavuga ngo urukundo ngo ni ukurindagira, ukirirwa ushaka uwo murindagirana. none se sinzi wenda inyito baba bihaye niba ariyo. Ubundi ushobora urukundo koko ni ukurindagira, ngo ni ukurindagira k'ubwonko niko babyise. Okay, hari urukundo rwo gushaka kw'abashaka umugore n'umugabo, ntabwo ari rwo tugiye kuvugaho, ariko bamwe bagira ngo ni rwo. Oya, buri urukundo rw'Imana yadukunze rutandukanye n'urukundo rw'umugore n'umugabo rw'abashakanye, rutandukanye n'urukundo rwo gukunda ugashaka ko umuntu muryamana, cyangwa se gukunda ngo wamukunze ngo urumva waramupfiriye ukamurarira amajoro. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Urukundo rwo gukunda ntabwo rugira icyo rushingiraho, kuko niba ushingiye ko ugiye kumukunda ngo muzabane, ntabwo biri buze gusa n'urukundo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege. Aho ngira ngo biratandukanye. Nyine nari ndimo mvuga ukuntu nyine abantu bajya badefinisa urwo rukundo, ariko nashakaga kwerekana imbaraga z'urukundo umwami ahabwa icyubahiro rudafite aho rushingiye. Ni rwo rukundo rw'Imana, Yesu ahimbaza, rudatekereza inyungu mu kintu rwakoze uretse iherezo ryiza n'umugisha uturuka ku Mana. Iyo turimo kuvuga aya magambo, urukundo rushobora kuba mu buzima busanzwe, ariko urukundo rwa Gikristo umwami ahabwa icyubahiro rufite ingororano nyuma y'iki gihe. Yesu ahimbaza. Urukundo wavuze ngo ntabwo rufatika, kuko n'ubundi ntushobora kuvuga ngo rurafatika kuko Imana ntifatika. Ariko iyo uvuze ngo uri Imana ufite uburyo ubyumva. Niyo umuhamagaye umuntu agukunda nta busobanuro ushobora gutanga, ariko urabyumva. Umwami ahabwa icyubahiro. Urukundo rero uburyo bwumvikana ni nako uwizera Imana abyumva. wagira ngo rufite wireless, ubesa n'ibimacinga ukuntu ese birahura, ukajya wumva rurimo, wowe ukumva ufite ubusobanuro muri wowe, ariko utabwira undi muntu. Ariko noneho turagira ngo tubabwire urukundo rw'Imana yatanze umwana wayo. Pawulo yarora ruvuze mu Bakorinto ba mbere ibice 15, yagerageje gushaka kurusobanura, yashatse kurusobanura. Yesu ahimbazwe. Urukundo abakristo dukeneye muri kino gihe, nubwiriza umuntu ukamubwiriza mu rukundo, wifuza kubona yihanye, kandi iyo yihanye ntiwifuza kubona yasubiye inyuma. Iyo yasubiye inyuma ntiwifuza ko hagira n'uwabimenya, ntiwifuza no kubivuga. Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Turi mu gihe umuntu ava mu byizerwa cyangwa yagwa mu cyaha, ukabona abakristo nibo babaye abambere bo kujya kubyamamaza, babaye abambere bo kubivuga no kubyamamaza. Kandi burya iyo umuntu aguye akava mu byizerwa, mu rukundo rwa Gikristo tuba tumeze nk'abantu bapfushije. Nta muntu rero ugenda wigamba ko yapfushije, nta n'umuntu wigamba umuturanyi we ko yapfushije. Uvuze ikintu gikomeye, nubwo bivuze wihuta. Birababaje kubona umuntu yakizwa twishima, usibye ko ari n'abatishima. Nekereza ko umuntu niba avuye ikuzimu akava mu byaha, tukagira amahirwe yinjiye mu gakiza, tukaba tuzi impano y'Imana yitwa urukundo, tuba turonse. Bibiliya ivuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye, mu ijuru bakoma amashyi, bagakora igitaramo, fete igakorwa yo kurya no kunywa, bakishimira ko ari umuntu ukijijwe. Ariko nta numwe urubakirwa igorofa ngo ijuru rikoma amashyi, nta numwe urajya mu ndege ngo ijuru rikoma amashyi, nta numwe uragenda ngo ukore mariage ngo ijuru rikoma amashyi. Uzi impamvu? Ibi bintu tuba turimo ni ibintu bizarangira, ariko iyo umuntu akijijwe ijuru riba ryungutse umunyabugingo. Ni ukuvuga rero niba aramutse asubiye iyo yavuye, riba rigize ibyaha, kuko uyu mwanya uravuze ngo riba ripfushije. Kandi koko impamvu turira nuko dupfushije atazagaruka. Impamvu dukorwaho igihe cyose ukavuga ngo ndapfuye, ubuzima bwanjye busigaye, nuko ubutakaje umuntu w'ingirakamaro. Uyu munsi birababaje kuba itorero tutababazwa no kubona abagwa, abasubiye mu byaha,
ahubwo tukaba twirirwa dufata umwanya wo kubataramana. Uzi ko runaka yaguye, sinakubwiraga ko bitazashoboka. Uzi ko runaka yakoze ibi, nawe se yabikora? Ese nawe burya ukibaza twamenye Imana mu rukundo rwayo. Komeza iryo jambo ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo risobanure uko bikwiriye. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Turi Bibiliya ivuga ngo uhanura ngo ahanura uko kwizera kwe kungana. Yigishe uwigisha nuko ngo utwara n'umwete ugira ubuntu bugira atikanyiza. Ntabwo rero ushobora kugira ubuntu butikanyiza budashingiye ku rukundo. Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Ikintu cyatumaga Yesu agenda ku manywa na nijoro ni iki? Iyo tubona Yesu yarinjiraga mu nzu y'umuntu ariko afite impamvu imujyana. Harimo umurwayi, harimo umuntu wapfuye. Yagendaga mu birorero kugira ngo ahure na ba masikini, abagirire neza. Umwami ahabwa icyubahiro. Hari tubona n'umuyaga umukuba mu bwato arimo kwambuka mu gihugu cy'Abagadaleni kugira ngo ahure na wa muntu wabaga mu mva maze igihe kirekire ngo yikebagura borora ngo nta muntu wabashaga kumuhosha. Ngo yagendaga agirira neza bose Satani yatwazaga igitugu. Nababwiye ngo urukundo n'umwenda wo kugira neza. Ikintu cyazanye Yesu Kristo ni iyi mitwaro twari duhetse y'ibyaha n'izi mbaraga zadutwazaga igitugu. Urukundo ruramufata yisiga ubusa ngo ntiyatekereza ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, niko Abafilipi bavuga. Ngo yisiga ubusa yambara kamero k'umugaragu w'imbata. Urukundo rutuma umuntu yisiga ubusa afite ibyiringiro byo gukiza umuntu. Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Umunezero wo gukira k'umuntu niwo usimbura igikorwa wakoze cyangwa ibyo watanze. Umunezero w'uko undi muntu yambaye, w'uko undi muntu yakize, niwo usimbura muri cya gitunga wakuyemo imyambaro wamuhaye mu gihe utarabona igirite isubiramo. Umunezero w'uko umuntu yariye niwo usimbura amafaranga wahayishije umugaburira mbere y'uko ubona yandi asimbura ya mafaranga. Umwami ahabwa icyubahiro. Turagira ngo tubwire abantu umunezero wo gutanga, umunezero wo gufasha mbere y'uko ubona inyungu cyangwa umumaro ukugarukiye. Yesu ahimbaze. Hari umugisha Imana itanga uherekeje urukundo, ariko ubundi umunezero w'urukundo ni kubona icyo wakoze kiba successful cyangwa gicamo cyangwa kinezezo wagikoreye mbere y'uko inyungu zikugarukira. Umwami ahabwa icyubahiro. Ibikorwa cyangwa imirimo y'urukundo turagira ngo igarure umwimerere wayo. Yesu ahimbaze. Dukuremo kano kantu ko kuvuga ngo ndabibarira hehe. Torero ry'Imana niyo mpamvu abantu dusigaye tujya kubwiriza dushaka tiki. Niyo mpamvu dusigaye tujya nk'ahangaha dushaka views kuruta ubugingo bukira. Tubwirize fungura YouTube ishingiye ku rukundo. Pawulo yavuze ngo iki? Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Mperutse kuvuga ngo urukundo ntabwo rwibuka ibyo rwakoze ahubwo rubara ibyo rutarakora, kuko ibikorwa by'urukundo ni ugutura imitwaro. Ntabwo wakwifuza gusubirana umutwaro wari wikoreye ku bitugu. Umwami ahabwa icyubahiro. Ariko iyo wibuka ibyo wakoze ni ukuvuga ngo washakaga kumenyekana no kuba recognized, ariko nta mutwaro watuye w'igikorwa wakoze. Umwami atugirire neza cyane. Amen. Urukundo nibwo Imana yaduhamagariye kugira ngo icyo dukora Yesu ahimbaze. Amen. Niyo mpamvu abavuga butumwa cyangwa abashumba bakwiye guhorana amarira yo gukorera Imana n'umunezero w'agakiza, bigatuma batananirwa nubwo badahita baronka ibijyanye n'ibyuya babize. Amen. Ushobora kubikuza amafaranga. Turi mu gihe cy'abantu barimo gukoresha amafaranga yabo, ndavuga ku bashumba cyane kugira ngo bakorere Imana. Ariko n'ubu urimo uyakuraho. Yesu ahimbaze. Uyatanga ku bintu utazi yuko uri bubone inyungu mu kanya. Unezezwe nuko ubugingo cyangwa umutima w'umuntu uri bwihane. Unezezwe nuko icyo wakiriye kikunejeje cyaguhaye iyo titre
uyu muntu yacyakiriye. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Aravuga ngo niyo navuga indimi z'abantu, turimo kuvuga indimi, ni nayo mpamvu umuntu ashobora guhangara akavuga ngo uriya mugore si uwawe kandi mubyaranye gatatu. uvuze gake gatandatu, kamvuge gatatu. ako ni gake gatandatu. Ese gatandatu ujya wumva bazita gatandatu ubushobozi bw'abanyarwanda ntabwo tugezayo, reka mvuga hano hafi. Ariko na gatandatu barabataye. Hari n'uherutse gusiga 9. Umwami ahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo wowe uhanuye gutyo, iyo uza kuba mu rukundo, Imana imbabarire sinshiraho iteka abahanuzi. Ntabwo ari natwe tubaciraho iteka, ariko niba biri mu rukundo, tekereza wowe wa mugabo we, wowe umpanurira mushumba, umugore wawe Imana imubwiye ngo agusigire bari abana nabo, Umwami ahabwa icyubahiro. Aruherutse gusigarana 6. Imana ikazi kabwira umugore wawe ngo agutane bari abana. Nujya guhanura jya ureba Imana yabibwiye umugore wawe, hanyuma ukomeze uhanura. Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi buri mu rukundo, hari amakosa rutakora, hari n'amayerekwaza, ariko urukundo ntirutume uyavuga, ukabanza ukayasengera, ukavuga ngo Mana ntabwo bishoboka. Uwiteka yaraje abwira Mose ati Mose we, ubu bwoko buranyitotomeye, ubu bwoko burandakaje, ngiye kuburimbura, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Uribuka igisubizo yatanze? Aravuga ngo ntibikabe Uwiteka we, niba ugiye kubarimbura banza unkure. Kandi yaramubwiye ngo nzagira gute. Umwami ahabwa icyubahiro. Hari igihe twumva ijambo ry'Uwiteka, ariko iri jambo niyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ni ukuvuga ngo izi ndimi zishobora kuvugwa ariko ziba successful iyo zivugiwe mu rukundo. Ukuguhanura kuraba, ariko kuguhanuzi kuzuye, guhanura kuzuye iyo kuri muri ambare, kwambaye kuri muri paper bag y'urukundo. Nibwo iyo hapfunyutsemo ibintu byose bigira umumaro, bigira iherezo ryiza, kuko ikintu cyose kidakorayo mu rukundo ngo kizagira iherezo. Bari ku rukundo, Umwami ahabwa icyubahiro. Amen. Alleluya. Torero ry'Imana, bakozi b'Imana, baririmbyi, Umwami ahabwa icyubahiro. Bavuga butumwa, baririmbyi, ndetse namwe abatanga. Hari abantu bafite impano zo gutanga, impano z'ubuntu. Izo mpano zibe mu rukundo, kuko yaravuze ngo niyo nakwitanga ngo nkatemwa. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwitanga agatemwa, akaba urwibutso, akaba icyapa hari ahantu, ariko atarabikoreye mu rukundo, kugira ngo abantu bagire gute, bamwamamaze, abe celeb, abe star, ariko bidakorewe mu rukundo. Ariko Paulo yaravuze ngo mwabakora into. Impamvu bivuga ni iki? Yavuze aho urukundo, yari yavuze impano. Ese waretse nkagusomera? Umwami ahabwa icyubahiro. Uranyemereye?